yesaje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye, mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje, mbese nazumuse kutambitse akaduhamagara, umuntu akabazwa icyo. Abantu mwese turabaramukije kandi tunejejwe no kongera guhura namwe kuri iyi nshuro, aho mudukurikirana kuri page yacu ya YouTube ivugurura n'ubugorozi. Reka twongere tubahe ikaze muri aka kanya, aho tugiye kuganirira hamwe ku ngingo iri butwereke akaga gaturuka mu kurya inyama. Iyi si yacu yuzuye ibyo kurya byinshi bitandukanye, abantu bafite imitekere itandukanye hakurikijwe ibihugu, hari ibyo abantu bahuriraho, hariho kandi n'umwihariko w'abantu, hari ibyo abantu bakunda, kimwe n'uko hariho n'ibyo Imana yagennye ko bikwiriye kwibandwaho. Muri ibyo birimo amoko atatu, hari ibinyampeke, hari amatunda, ndetse hariho n'ibinyamizi. Ibyo byari bikwiriye kwibandwaho cyane. Reka tubahe wenda nk'urugero ko ku binyampeke bishinzwe kubaka ubwonko, bikaba bishinzwe gutera umuntu kugira ubwonko n'intekerezo zifata umwanzuro. Reka tubibwire ko ibinyamizi harimo ibirayi, harimo ibijumba, nabyo bifite uruhare runini cyane mu gutera imbaraga mwene muntu. Nubwo n'ibinyampeke bigira urwo ruhare, ariko byo by'umwihariko nk'imyumbati, harimo ibijumba, harimo ibirayi, harimo amateke, harimo ibikoro, ibyo nabyo bifite uruhare runini cyane mu gutera imbaraga. Hari imboga rero n'amatunda bishinzwe kurinda umuntu indwara, bikagira fibre nyinshi, ari nabyo byari muri Edeni. Ibyo ukabyongeraho n'amazi ariyo aruta byose, kuko tuyabona no mu gitabo cy'Itangiriro. Imana ira mu muntu nibyo yamugeneye. Bantu mwese rero mutwumva kandi mukunze kudukurikirana kuri iyi page yacu ya YouTube y'ivugurura n'ubugorozi, reka tubahe ikaze nanone kuri iyi ngingo tugiye kurebera hamwe akaga gaterwa no kurya inyama. Nubwo hari ibyo kurya bitandukanye, abantu bakagira ibyo bakunda, bamwe bagakunda imyumbati, abandi bagakunda ibishyimbo, hariho abakunze noneho rero inyama ariko kandi batazi ko zirimo akaga. Iyo dusomye muri Bibiliya, kuko ushaka kumenya ibintu uko biri abaza umukuru, niyo dusoma muri Daniyeli tugasangamo ijambo ryitwa umukuru nyir'ibihe byose. Ni ukuvuga ngo tutarabaho, iyi si nayo itararemwa, Imana yari iriho, na niyo mpamvu tugomba kubaza umukuru, ari we mukuru nyir'ibihe byose. Mu gitabo rero cy'Itangiriro, Bibiliya iruta bose, ari we musaza mukuru, itubwira inkomoko ya buri kimwe. Itangiriro igice cyaho cya mbere umurongo waho wa 29 haratubwira hati: kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose kirimo imbuto zirimo utubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Aha biravuze ngo Imana ijya kurema mwene muntu yari muhaye ibimera ngo abari byarya, yari muhaye amatunda, yari muhaye ibintu byose biva mu butaka, ndetse ku bandi bo bafite uko banabyita cyane. Mu magaburo ari hano kuri iyi si, babaza bagira umuntu bati weho urarya iki? Hari amagaburo atandukanye, hari abarya inyama, hari abarya ibindi, ariko hariho n'abandi mu magaburo aba ku isi atondetse, hariho iri gaburo bita vegan meal. Ni amagaburo y'abarya ibyo kurya bivuye mu butaka byameze. Muri ibyo rero ntabwo turi bubitondeke, ariko kandi ni ikintu icyo ari cyo cyose kigira ubugingo, kigafata mu butaka, kikagira ubuzima, ubwo buzima bwacyo kikabaho ari uko kiri mu butaka. Ubwo rero ibyo nibyo Daniyeli na bagenzi be basabye. Tubisoma mu gitabo cya Bibiliya nanone muri Daniyeli igice cya mbere, aho bisabiye igisonga Ashepanazi, barakibwira bati rero twebwe utwihere ibishyimbo. Mu Kinyarwanda niko banditse, ariko mu Cyongereza banditse ko bo bari bakwiriye kurya vegetables. Ni imboga, ni ibintu byari byo byose byera, bikagira amababi, bigakura, bikava mu butaka. Ibyo rero
nibi byari bifitiye umubiri akamaro kandi nabo bari babizi. Natwe rero muri aka kanya nkuko tuyisomye mutangira igice cya mbere umurongo wa 29, Imana yarababwiye iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto ziri mu tubuto twacyo bizaba ibyo kurya byanyu. Ubwo nibyo byo kurya byabo byagombaga kuba ibyo kurya byabo mu gihe cyabo, natwe abariho bikaba ibyo kurya byacu, abatambutse mu myaka y'umwijima ho hagati nabo bikaba ibyo kurya byabo, ugakomeza n'abazavuka n'abuzukuruza. Iyo nibyo byo kurya Imana yatanze. Igihe cyarageze abantu bagomera Imana. Tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro, naho ni igice cyaho ni icya 6. Ni abantu bahindutse babi cyane, maze habaho kugomera Imana, habura bubaha Imana ku isi. Ariko haboneka umugabo witwa Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Ni Itangiriro igice cyaho cya 6 umurongo wa 8 haranditse hati ariko Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Igihe Nowa yagiriraga umugisha ku Uwiteka, Imana yamutegetse kubaka inkuge, arangije yinjizamo n'inyamaswa. Inyamaswa yabanyemo nazo harimo izizira n'izitazira. Izo yabanye nazo muri iyo nkuge barabanye, harimo ibyo kurya. Igihe yavaga mu nkuge rero nibwo Imana yatanze itegeko bwa mbere ry'uko umuntu yarya ibyo kurya bivuye ku matungo, kuko nta byo kurya byari hano kuri iyi si. Nowa nabo yasohokanye nabo mu nkuge kuko bari 8, nibo bariye ku byo kurya biva ku matungo bwa mbere, kuko mbere y'umwuzure inyama ntizigeze zitangwa nk'ibyo kurya. Ariko nabyo impamvu yazo turaza kubisoma mu bindi bice bya Bibiliya. Mu gitabo rero cy'Itangiriro igice cyaho ni icya 9 umurongo wa 3 niho hatubwira aya magambo atya ati, reka mperenda ku murongo wa mbere. Imana iha umugisha Nowa n'abantu be, irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, inyamaswa zose mwororoke mugwire isi, inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe, byo nibyuzuye ku butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose, ibyigenza byose ibifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu. Mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Uko ni ko Uwiteka yavuze. Yari yaratanze ibimera bibisi, none arababwiye ngo mbibahaye byose nk'uko natanze ibimera bibisi. Muri uku kubihabwa rero ntabwo kwari gusa, ahubwo hari harimo n'undi mugambi w'Imana kugira ngo abantu badakomeza kuramira mu cyaha, barangiza bakazabaho bababaye bakarama imyaka myinshi. Mbere y'uko umwuzure uba, abantu batarya inyama, abantu baramaga imyaka myinshi cyane. Na Nowa yagejeje imyaka 500 akiri umusore. Reka tubarangire ko uwitwa Metusela yamaze imyaka 969, Adamu nawe yamaze 900, n'abandi benshi bagiye barama imyaka 800, 700, 600. Ariko nyuma yo mwuzure nta uretse Nowa, nta wundi muntu wongeye kurama imyaka myinshi nk'iyo baramaga batararya inyama. Mu bitera rero degenerescence, kugabanuka ko kubaho, ndetse bikanatera no gushyigingira, inyama ziri ku rwego rwa mbere kandi niho umuntu ageze. Umuntu wa mbere uko yanganaga, ubushobozi yari afite sibwo agifite ubu ngubu, kuko yahinduye ibyo kurya. Aho kurya ibyo kurya byamuzanira ubuzima, ahubwo akarya ibyo kurya bishaje nk'uko turi buze kubigeraho. Ni muri urwo rwego rero iyo dusomye mu gitabo n'ubundi cyo kubara igice cyaho cya 11 umurongo wa 33, tuhasanga ibyo Abayisiraheli bisabiye bari mu butayu. Igihe Imana yabahaga manu ikabaha umutsima uva mu ijuru, Abayisiraheli ubwabo nabo bisabiye inyama, maze Imana irazibaha. Ariko kuko wari umururumba, dusoma muri Bibiliya ngo mu gitabo cyo kubara 11:33 hatubwira hati inyama bakizishinze amenyo bataramara kuzitapfuna, uburakari bw'Uwiteka bukongerezwa abantu, abatera mu giga ikomeye cyane. Aho hapfuye abantu benshi bahise Kiboroti Hatava, n'ahapfuye n'ahahambwe intumbi z'abifuza. Intumbi z'abifuza rero ni intumbi z'abanyamerwe. Abo nibo bavuzwe no mu gitabo cy'Imigani, hatubwiye hati abagira amerwe yo kurya inyama. Kubw'ibyo rero ntabwo turi bwinjiraho cyane, ahubwo reka twegere ku masomo atwereka icyo Imana yari igambiriye itanga inyama. Mu gitabo cya Zaburi 106 umurongo wa 14 ndetse kugeza kwa 15
hatubwira icyatumye Imana itanga inyama haba mu butayu ndetse na mbere yaho. Ahubwo haratubwira hatya hati ahubwo bifuriza cyane mu butayu bagerageza Imana ahatagira abantu, ibaha ibyo bayisabye, zari inyama bari bayisabye, ariko imitima yabo iyishyiramo konda. Ni ukuvuga ngo barabihawe ariko imitima yabo ishyiramo konda, baronze ku mubiri, inyama zagiye zigaragaza, zagiye zibagiraho ingaruka itari nziza. No mu bihe byacu rero ari naho tugeze, zidufiteho ingaruka itari nziza cyane, zimaze kuba ubwihisho bw'indwara nyinshi zitandukanye. Inyama zimaze kuba ingaruka, zimaze kuba cause principale y'uburwayi bukomeye cyane hano muri iyi si bitewe n'imiterere yazo. Inyama rero ntizigeze ziba ibyo kurya byiza uhereye mbere, ariko none kuzirya muri iki gihe ni akaga inshuro nyinshi. Ubu nubwo zitigeze ziba ibyo kurya byiza, ubu noneho muri iki gihe byabaye akarusho, ahubwo byikubye inshuro nyinshi, kuko hari indwara mu matungo zigenda ziyongera byihuse uko bukeye n'uko bwije. Abazirya nabo ntibaba bazi neza ibyo barya. Abantu bakomeza kurya inyama zuzuyemo udukoko dutera indwara. Ku bw'ibyo reka mwene bahe nk'urugero, umuntu aba arwaye n'igituntu, yarangiza agacira hasi, agakorora agacira hasi, nuko inkoko ikihutira gutoragura cya gikororwa n'igituntu cyose, ugasanga kigiye mu nkoko, inkoko ikarwara ikihangana, ariko ejo bundi nayo yitegurirwa kubagwa. Ku bw'ibyo rero muri ubwo burwayi bwuzuye mu matungo harimo igituntu, harimo amakanseri, harimo igituntu gituruka mu nyamaswa. Reka tubarangire ko aya makanseri ageze mu gihe cyaho akangaranije isi, naho bifitemo impamvu ku bw'inyama zimara ibihe mu bikombe igihe kirekire, abazikunda ntibamenye no gutandukanya ngo bamenye n'ibyo banatoranya, maze izo ndwara hamwe n'izindi ziteye ubwoba zigakwirakwira mu bantu mu buryo bwihuse. Reka rero tubabwire koko twebwe nk'abantu bariho turarya. Imana ikiri mu muntu ntiyemeye kuko ikintu kirya ikindi. Twebwe turarya, we are consumers, turarya. Ihene irarya. Ntabwo Imana iri mu muntu yari yategetse ko ikintu kirya gishobora kurya ikindi. Ubwo ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo nimba ndya, inkoko ikarya, ihene ikarya, intama ikarya, ntabwo hagomba kubamo ikindi kirya ikindi. N'intare ubwayo cyangwa ingwe zitajya zica urwatsi, nazo ubwazo Imana ntigeze zitegekera ko zirya izindi, ahubwo nazo zararyaga, zagombaga guca ibyatsi. Ariko nyuma y'icyaha ibintu byarahindutse, bizanira mwene muntu akaga gakomeye cyane, ari nako turi gukomeza kurebaho. Muri uko gucumura, n'umuntu akarya ikirya kandi nawe ari urya, cyagiye nawe kimurya. Ihene irarya, turi muri space imwe, ariko avoka ntirya, ibirayi ntibirya, ibigori ntibirya. Ntabwo urasangaho ibigori bitetse biri kotsa kimwe, ariko umuntu we ararya. Niyo mpamvu yariye agize inyamaswa, ndetse bigera n'aho abantu batagikunda n'izi nyamaswa, ahubwo basigaye barya n'iz'abantu. Ku bw'ibyo rero aka ni akaga gakomeye cyane abantu bagomba kumenya kugira ngo bitungire amagara yabo. Reka tubabwire kuko rero imiterere y'umuntu igaragaza ko inyama zitaremewe kumubera ibyo kurya. Icya mbere ni uko umuntu afite amara maremare, naho inyamaswa zikunze kurya inyama zikagira amara magufiya. Umuntu agira amara maremare ari hagati ya metero 7 kugeza kuri metero 8, naho inyamaswa zindi izo zikunze kurya inyama zo zikagira amara magufiya ari kuri metero kugeza kuri metero 1.5. Aho umuntu rero kubwo kugira amara maremare ntago ari byiza ko yashyiramo ibintu bidafite fibre nyinshi bishobora gufasha kugira ngo ibyo yariye bibashe kuva mu mara vuba. Ikindi cya kabiri, umuntu agira intoki. Icya kabiri, umuntu agira intoki. Izi ntoki mubona z'umuntu agira zimufasha gusoroma imbuto, zimufasha gusoroma imboga. Naho inyamaswa zirya inyama zikagira amajanja azifasha gushwanyaguza. Icya gatatu nuko umuntu agira ibijigo byo gukanjakanja, byo kuvanga ibyo kurya, ariko inyamaswa z'indyanyama zigira amenya asongoye ya za kanine,
ayo menyo asongoye kumbwa bayitayo n'imigaga biyifasha gushwanyaguza no gufata no gukurura no kugira ngo ibashe kugera ku muhigo bitayigoye. Iyo nayo ni iyindi ngingo itwereka ibijyaniranye n'uko umuntu nawe ataremewe ibyo. Ikindi nongeraho ni uko inyamaswa zirya inyama zigira amahane cyane, uhereye ku mbwa ugafata ipusi nayo igira amahane, ugafata intare, ugafata intare ukava ku ntare ukajya ku ngwe, izo ni inyamaswa z'indyanyama, ukava ku ngwe ukajya ku masatura, izo nyamaswa z'indyanyama, n'amadubu, izo nyamaswa z'indyanyama zigira amahane cyane uzigereranyije n'intama, ukazigereranya n'inka, ukazigereranya n'ihene zitajya zikoza mu kanwa kazo inyama. Ubwo rero n'amahane ariho mu minsi ya none cyane, imijinya igenda yiyongera, imiterere y'abantu ubona yabaye ya kinyamaswa, ibyo ni ikimenyetso cy'ibyo abantu barya kenshi. Reka tubabwire kuko mu Cyongereza niho bavuze ngo we are what we eat, ibyo turya nibyo turi byo. Ubwo rero umuntu ajya ahinduka, agahindurwa n'ibyo ariye, agahindurwa n'ibyo yanyoye. Namwe murabizi ko hariho ibyo bita ibiyobyabwenge. Si ibyo gusa rero, hariho ibyica gahoro gahoro, hariho ibihindura abantu bitewe n'uko bariye maze bikagenda bibangiza. Reka rero twegere imbere tunababwire kuko ibyo tubisoma mu gitabo cyo bita Health Receipts ku rupapuro rwa 256 cyanditswe n'umudogiteri w'umuhanga witwa Prompena Roger. Reka tubabwire ko inyama uburyo waziryamo ubwo ari bwo bwose zifite ingaruka. Reka tubabwire kuko inyama ari isoko ya kanseri. Reka tubabwire urutonde rwa kanseri zimwe na zimwe zituruka ku kurya inyama. Kanseri yo mu kanwa, kanseri yo mu muhogo, kanseri yo mu mpyiko, kanseri y'urura runini, kanseri y'amabere. Uru ni urutonde rwa kanseri zishobora kubaho zizanwe no kurya inyama. Ubushakashatsi bwakozwe n'itsinda ry'impuguke z'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS mu bigendanye no kwirinda mu mirire n'uruhare rw'imirire mu kwirinda indwara z'akarande bwemeje ko imirire ishingiye ku bimera gusa ifite uruhare rukomeye cyane mu gukingira kanseri no kuyivura. Ubwo ni ukuvuga ngo hariho ibifite uruhare mu gukwirakwiza kanseri no kuyitera no kwandura imbuto zayo, hariho n'ibifite uruhare rukomeye cyane mu gukingira kanseri no kuyivura. Ibyo ni ibihe? Ni imbuto, ni imboga, ni ugukoresha amazi ku rugero rwiza. Ibyo bikagira uruhare runini cyane kugira ngo umuntu yizanire ibyiza. Reka tugere rero ku kaga gaterwa no kurya inyama muri rusange. Inyama zifite akaga gakomeye cyane, ari nabyo tugiye kugenda dutondeka yenda kugira ngo namwe mukurikirane. Icya mbere, inyama ntizigira fibre. Fibre rero ni nk'amadurugumu afasha umuntu kugira ngo nabyita ni inziga zifasha ibintu kugira ngo binyerere nk'uko imodoka igira amapine tukicaramo. Niyo ituma rero mu mara y'umuntu ibyo kurya wariye bimanuka, digestion ikaba nziza. Inyama rero ntizigira fibre, niyo mpamvu bituma zidatambuka neza mu mara. Icya kabiri, zibitsemo imbuto z'indwara. Icya gatatu, inyama zanduza amaraso. Icya kane, zirusha umwijima n'impyiko igihe zitunganywa. Icya gatanu, zizamura urugimbu rubi mu maraso maze bigatera umutima n'imitsi y'amaraso, bigatera umutima n'imitsi y'amaraso kurwara. Icya gatandatu, zitera impatwe constipation. Icya karindwi, zitera indwara ya gute kubyimbagana mu ngingo. Icya munane, zigabanya calcium mu maraso bigatuma amagufa avunika ubusa. Ikindi, zitera ibyago byo kurwara diabete. Ikindi, zituma benshi barwara kanseri y'amoko menshi nk'uko tubisoma mu gitabo cyitwa Encyclopedia of Food and their Importance. Reka rero tubabwire kuko hari ibindi bishobora kwigaho tukanareberaho. Mu nyama nubwo zitandukanye harimo nimbi cyane noneho ziri ku rugero rwo hejuru. Ubwo yenda
ndabaha nk'urugero rumwe cyane nk'inyama y'ingurube yo inabuzanijwe mu gitabo cya Yesaya 66 umurongo waho ni uwa 17. Niho hatubwira ngo abatonda umurongo bakajya mu masambu yabo bakarya imbeba n'ikizira n'ingurube, abo bose bazashirira icyarimwe. Rero hari akaga noneho gaterwa noneho no kurya inyama z'ingurube by'umwihariko. Inyama z'ingurube arizo benshi bita kabenzi, abandi bazita indyohesha birayi, nubwo nayo ikunzwe cyane muri iki gihe ndetse benshi bakayiha utuzina twiza kugira ngo bayirye bihumuriza ko ari amahoro. Ingurube nayo isanzwe ari ikizira nkuko tubisoma, kuko n'igihe umuntu yakoraga ku ntumbi yayo yabaga ahumanye. Ibyo tubisanga mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2:14 umurongo wa 8. Ubushakashatsi bwerekana ko inyama z'ingurube ko arizo gahebuzo mu gutera indwara. Nyuma y'ibyavuzwe ku nyama muri rusange, izi ngurube nazo zifite umwihariko wazo. Ni uwuhe? Inyama z'ingurube zifite urugimbu rwinshi kuruta izindi nyama zose, kandi urwo rugimbu nirwo rugira ingaruka ku mitsi itembereza amaraso, ndetse rukaba rwanatera amoko amwe n'amwe ya kanseri atandukanye. Inyama z'ingurube zifite ibyitwa histamine bitera allergie, zikagira teramine itera amaraso kugendera ku muvuduko ukabije n'ibindi bibangamira ubuzima. Inyama z'ingurube kandi zanduza udukoko twinshi dutera indwara zo mu myanya inoze ibyo kurya, kimwe n'udutera kanseri. Gukunda kurya inyama z'ingurube n'ibizikomokaho nka sosiso n'ibindi byongera akaga ko kurwara kanseri zitandukanye kurusha izindi nyama zose aho ziva zikagera. Inama rero twatanga ni ukubarangira icyiza kuruta ikindi. Icyanyuma ku nyama z'ingurube, inyama z'ingurube zigira uruhare mu gutera indwara z'umwijima. Umwijima uyu nguyu mvuga aha ngaha ni umwijima ubyimbisha inda, ariwo bita cirrhosis, kandi ku bazizi nta cyizere cyo gukira umurwayi aba afite nyuma yo kurwara umwijima muri ubwo buryo. Si icyo gusa, icyo tubona ni uko akaga gaturuka mu kunyuranya n'ibyo Imana yavuze kagenda gasatira abari mu isi. Niyo mpamvu hari ibyo umuntu agomba kwirinda akagira amahoro kandi akamenya akaga kihishe mu byo Imana yaburiye abantu ngo batabikoresha, maze nawe akabasha kubizibukira. Rero zirikana ko kwirinda biruta kwivuza. Ikindi ni uko na Bibiliya ubwayo iturangira ko kwirinda ari iby'agaciro. Mu gitabo cy'urwa kabiri rwa Petero, igice cyaho ni icya 2, igice cya mbere nako umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6, natubwira ngo ibyo bari byo bituma mugira umwete wose kwizera, mukongeraho ingeso nziza muzongeraho kumenya mukongeraho kwirinda nako mukongeraho kubaha Imana. Ibyo nituramuka tubigize, reka tubabwire kuko bizaba ari kimwe mu by'Imana yashatse. Tuzirinda ibibi, tuzirinda ibidutera akaga, tuzirinda ibihumanya imibiri yacu, harimo n'iyi ngingo twari turiho y'akaga gaterwa no kurya inyama. Reka tukurangire rero ko nanone kandi ko inyama ari kimwe mu bifite intungamubiri nkeya ugereranyije n'ibindi tubona, haba kuri poroteyine. Ibishyimbo birazirusha. Mu myanya abantu birirwa batanga amafaranga menshi, reka tubabwire kuko ibyo babonera mu nyama muri soya biba birimo ari byinshi. Ubwo rero reka buri wese agire ubwenge, kuko Bibiliya nitubwira ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Imana y'amahoro ibahe kugendera mu byiza no gutoranya ibikwiriye, nubwo yenda kuri benshi cyane ipfa n'akamenyero bitegeka, ariko Imana ibidutsindire. Ubwo Yesu yavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi nkaba noroheje mu mutima. Tumwigireho adutsindire, natwe tworohe, twumvire icyo Imana ishaka, aricyo giduhesha amahoro, mu izina rya Yesu, amen. Yesu aje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye?
azasanga wowe nanjye tukimutegereje. Mbese nazumuse kutambitse akaduha